ntabwo byoroshye nkuko iyi nkuru turimo kuyibona muri screen zacu. Ntabwo byoroshye kubona umuntu nk'uyu nguyu yitaba Imana. Rero umunyamakuru wakoreraga Radio TV10 Pascal ababyeyi yitabye Imana, ayakoraga muri weekend nk'umwe mu basesenguzi cyangwa se mu basesengura amakuru yaranze icyumweru. Yakoranaga n'uwitwa Oscar umuntu witwa Oswald kuri TV10, yakoraga ikiganiro cyane nimugoroba, ariko n'ubundi akaba yarafite akandi kazi muri CHK nk'uko umuyobozi mukuru wungirije wa CHK Prof Nyundo Martin nk'uko yabitangaje igihe ko nawe yamenye aya makuru y'uyu munyamakuru ko yitabye Imana, aho yarasigaye ashinzwe itumanaho mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHK. Uyu mugabo rero ubu akaba yamaze kuba yitaba Imana. Uyu nguyu rero yakoraga akazi k'itumanaho hariya muri CHK aho yaravuye mu bundi bitaro n'ubundi mu bitaro bya Rutongo, aho naho yarashinzwe inoza mubano. Arangije rero ahita azayimukira mu bitaro bya CHK hariya, hanyuma akaba yitabye Imana ariho yakoraga, ariko n'ubundi akaba umunyamakuru wa TV10. Rero byatunguranye ngo kubera yuko nta bundi burwayi yarafite, nta bundi burwayi busanzwe yarafite, kubera yuko yari umuntu wari umeze neza, yari umuntu wari utuje cyane, kuko uru rupfu rwatunguranye. Yagize gutya rero agezwa kwa muganga ready yamaze kugera muri koma. Ubwo ngubwo rero nibwo ku munsi w'ejo nyine yafashwe, ariko mu gufatwa kwiwe ngaho ahita ajya muri koma. Rero bihutira bamujyana kwa muganga, ariko kubw'amahirwe makeya ntabwo byabashije kuba abikunda, cyangwa se ntabwo yabashije kuba afashwa ngo yongere abe muzima. Yitabye Imana rero numwe mu abantu benshi bavugaga hari ukuntu abantu bajya bavuga ati hari abanyamakuru benshi bakuze ariko bataragira abagore. Numwe mu bantu nawe bavuga ko Pascal ati urakuze wagize ukarungura, ariko mu minsi ishize yari yatangaje yuko afite ubukwe ku itariki 26 z'ukwa 12. Ubukwe yari abufite ku itariki 26 z'ukwa 12. Uyu munsi ubu tuvugana ubu ngubu ni itariki 21 z'ukwa 12. Ubwo hari hasigaye iminsi igera kuri 5. Imagine iminsi igera kuri 5 utegereje ubukwe. Ntekereza ko ubukwe nk'uko nigeze kubabwira, umuntu agira iminsi 3 y'ingenzi mu buzima. Hari ukuvuka, ariko muri iyo minsi 3 akaba abona umunsi umwe. Uwo munsi umwe rero aba ari ugushyingirwa cyangwa se gukora ubukwe. Niwe munsi byibura we yifetera, akavuga ati ni umunsi wanjye reka ngufete. Rero umuntu aravuka agakora ubukwe, yarangiza kongera agapfa. Iyo ni iminsi mikuru 3 mu buzima umuntu agira. Rero yaburaga iminsi 5 ngakora ubukwe. Birababaje cyane. Hari umunyamakuru mugenzi wanjye twari tuganira mu kanya, afite igitangazamakuru cyitwa Sound of Muhabura. Niwe wambwiraga ati se kubera iki abantu bari kugenda mu mpera z'umwaka cyane. Arambwira ati nanjye hari umujama twagendanaga najyaga mubona ku mastati ye, ati nawe ejo yari ari kuri moto agera gutya baramugonze arapfuye. Ati kubera iki harimo haragenda abantu cyane? Kandi kuko nawe wabyibaza mu mpera z'umwaka kubera iki haba hagenda abantu cyane. Biba bibabaje, ariko manarenga bakavuga ati mu mpera z'umwaka ngo ibitambo biri gutangwa, ibintu nge ntanizera, ariko ngo hari ibitambo bitangwa mu miryango, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko wamagane kubera iki mu mpera z'umwaka abantu baba bagenda cyane? Uyu nguyu ni umunyamakuru wa RBA yitwa Ligoga Ruth. Iyi ni poste yiwe imaze iminota mikeya cyane, aho yavuga ati umunyamakuru Pascal ababyeyi wakoreraga Radio TV10 yitabye Imana azize uburwayi butunguranye. Mu minsi ishize nibwo yari yatangaje ko afite ubukwe ku itariki 26 z'ukwa 12 na 24. Ati rest in peace my friend Pascal. Ngayo nguko rero twebwe nta kindi twabirenzaho uretse natwe kuvuga duti Imana imuhe iruhuko ridashira, natwe tuzagera aho tugende
nawe ndeba uzagera aho ugende, ariko icy'ingenzi ni ugiye gute. Mbere yuko nkomeza n'indi nkuru, kambabwire kano kantu gato. Ndibuka twigeze kuba tujya gushyingura umuvandimwe mu gihe cyashize, tujya ku irimbi rya Nyamirambo. Irimbi rya Nyamirambo rigihari, ubu bambwiye ko ryamaze kuzura. Hari umushehe cyangwa se umubwirizabutumwa wagombaga gufata umwanya akakwirimbi hariya kumva akagira ibyo abwira abantu. Ariko mu bintu byose yavuze nakuyemo ikintu kimwe cy'ingenzi. Yavuze ati buriya umuntu iyo avuye muri ubu buzima, cyangwa se iyo umuntu avuye hano kuri iyi si, aherekezwa n'ibintu bitatu. Ariko mu ibyo bintu bitatu we asigarana n'ikintu kimwe. Icya mbere yavuze yuko buriya umuntu yavuye kuri iyi si aherekezwa n'amafaranga. Icyo ni icya mbere. Iziriya modoka tugendamo, imyambaro bamwambika, ibyo banywa, iyo abantu bari kunywa biba byaguzwe, baba bagiye kumushyingura cyangwa bavayo, ariko ibyo biramuherekeza, ntabwo ajyana nabyo. Icya kabiri yavuze ko umuntu aherekezwa n'abantu, ababyeyi, inshuti, abavandimwe, abo mwakundanaga, bakwangaga, kuko n'abakwanga baraza ku kiriyo cyangwa se kugushyingura baraza, ariko bose iyo bamaze kukumanuramo hasi, abasilamu bagira akantu bita mwanandani kaba kari mu mva, baracukura bagashyiramo n'akandi ku ruhande. Iyo bamaze kugushyira muri mwanandani, we niko yabivuze, bashyiraho itaka, barangiza buri wese akatsa imodoka ye, yewe na mama wakubyaye akagutwita amezi 9, arahindukira akagenda. Icya gatatu ari nacyo gikomeye yavuze, ari nacyo cy'ingenzi, muntu aherekezwa n'ibikorwa yakoze akiri hano ku isi. Wowe iyo urebye ibikorwa byawe bizaguherekeza gute? Avuga ati buri ibikorwa byiza iyo wakoze neza ku isi, mu mva yawe hariya, urumva iyo barengejeho itaka haba hagiye mu mwijima. Atari ko iyo wakoze ibikorwa byiza, mu mva yawe harakomeza hakaka, we ntubona umwijima. Ariko iyo wakoze bibi, mu mva yawe uba mu mwijima wa burundu w'iherezo ryawe ryose. Turebe, yaba njyewe yaba wowe, ibikorwa turi gukora hano kuri iyi si, nituva hano ese bizatumurikira mu mva zacu cyangwa tuzamwicura burindi? Reka nsoze iyo nkuru. Pascal rero nawe Imana imuhe ibiruhuko bidashira, kandi dukomeza abasigaye, nimba n'uwo mufiance yari ahari koko tumukomeza, ndetse n'umuryango we muri rusange. Nkatswe nk'umuryango wa Max TV turavuze tuti mukomeze kwihangana, ibyo arabirangije, hasigaye ibyanjye nawe. Hanyuma ntabwo nagenda nakubwiye iyi nkuru n'ubundi. Ahangaha hari ministeri ubundi yigeze kubaho mu gihe cyashize, yari ministeri y'ubuzima. Yari yarabuze umuntu yifata ngo ayicontrolling, donc ayiyobore. Yahora abaminister bahoraga bahura n'ibibazo byo kubahindagura kubera yuko ntabwo bakoraga inshingano zabo neza. Hano hari indi ministeri rero nayo nabonye mu itangazo ryasohowe, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamaze kuba ahindura, ashyira mu myanya. Ni kuri uyu 20 rero kuboza 24 Perezida wa Repubulika yashyizeho abayobozi bashya, barimo Mukazayire Nelly wagizwe Minisitiri wa Siporo, Rwego Ngarambe wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri ya Siporo, ndetse na Kabarebe Godfrey wagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe imari ya leta. Rero hashyizweho n'abandi bagiye batandukanye, ariko impamvu ngiye ise mvuga iyi ministeri uretse Mimosa nabonye wayimaranye iminsi, buriya Mimosa yarayikurura kabisa, arayikurura, ariko nawe aza kuba kurwaho. Ejo bundi hari hagiyeho undi, ariko ndakeka nta gihamazeho kabisa. Bahise bahereza rero Nelly, niba ugiye kuba ahanganye nayo. Ese we araza kuyobora gute? Ese biraza kwemera cyangwa se nawe biraza kuba
agateranzamba. Minisiteri ya siporo rero irimo ibibazo byinshi, buribamo ibibazo byinshi cyane biba bitoroshye kugira ngo ukemure. Abantu bagenda banavuga bati minisiteri igomba kujyamo umuntu usobanukiwe ikintu bita siporo. Ari byo abantu nka Bakarekezi bigeze kujya bareklama bakavuga bati iriya minisiteri yagakwiye kuba ijyamo abantu bazi ikintu bita siporo, nibwo bazi imvune zayo, bazi uburyo ikorwamo, bazi n'icyakorwa kugira ngo itere imbere. Ariko bayihaye Neri, ubuyobozi bwamusizeho buriya bufite impamvu Perezida wa Repubulika aricara akareba potential, akareba ubumenyi bwakavuga bati aha hantu uraza kuhafitinga. Rero iyo umutengushye ntabwo aba ari byiza cyane. Turizera yuko Neri rero tumwifuriza ishya n'ihirwe mu kazi abonye, turizera ko bizagenda neza cyane. Hanyuma indi nkuru nababwira nziza y'ibyishimo ku bakunzi b'umuziki, ariko umuziki wa East Africa, nuko uwitwa Dr. Jose Chameleone Mayanja Boy yamaze kuba yemererwa ubufasha buri full na Perezida Kaguta Yoweri Museveni. Aramubwira ati nyaboneka ndakuvuza, ujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndakuvuza, hanyuma ugaruke uzutange umusanzu wawe mu myidagaduro ya Uganda. Murumva ahantu ari ku rwego ruba rugeze iryo zino umuntu aba afite, kugera hano Perezida wa Repubulika avuga ati ndakora igishoboka cyose kugira ngo uvurwe ugaruke uzutange umusanzu wawe hano mu Uganda, kubera ko abaganda bagukeneye kandi muki bagukeneye mu myidagaduro. Aha ngaha biba bigaragaza icyo umuntu aba yarakoze. Ikindi cya kabiri bigaragaza icyo industry ibifitiye akamaro industry bifitiye igihugu. Rego hari abantu batajya bamenya yuko buriya ibi bintu by'ubuhanzi, kuririmba, gukina filme, gukina umupira, yaba siporo yariyo yose, batajya bamenya ko hari ikintu bimarira igihugu cyane. Iyo bishowemo neza bigashyigikirwa, hari ikintu bifasha mu buryo bw'iterambere ry'igihugu kandi mu buryo bwagutse. Rero ntekereza ko n'uyu Kaguta Yoweri Museveni, Perezida wa Uganda, aricyo ashobora kuba yashingiye akavuga ati uyu mujene dukurikije akazi yakoze, uyu mujene dukurikije intambara yarwanye, ni byiza yuko tumufasha akagira gute akavurwa akagaruka. Mbibutsa yuko Jose Chameleone arwaye indwara zo mu nda zatewe no kugira gute no kunywa agasembuye kenshi, cyangwa se no kunywa kamanyinya kenshi. Mbwira n'abantu yuko no mu izimera z'umwaka ni byiza yuko mumwe mu rugero mwishima, ariko muvuga musigasira n'amagara yanyu, muvuga muti no kwitonda. Nabonye ejo bundi urwego rw'ubugenzacyaha RIB bubwira abantu ati nyaboneka mwitonde, bafatanyije na polisi ati mwitonde, murye umwaka ntubarye, muwurye musoza amahoro, ariko ntubarye mubangamira abantu cyangwa se mubangamira ibikorwa by'umutekano. Naho ngaho nsoreje rero inkuru nari ngufitiye kuri uyu munsi, ariko yari nzanye no kubahereza iyi nkuru y'akababaro ya mugenzi wacu Pascal wamaze kuba ava muri twebwe. Nta kindi twavuga ati Imana imuhe ibiruhuko bidashira.